nyihorera jyewe bampe gatanya. Ziba umva njye bampe gatanya pe rwose bahe gatanya. uwo nawe naho ndetse ningende nari umugabo mumbabarire mumpe gatanya. Rwose ndabasabye mumpe gatanya. rwose ndabasabye ni mumpe gatanya. Uru rugendo muri bangahe bazarurangiza, ningeraho naniwe Mana uzanyereka ukuboko kwawe, ningeraho naniwe Mana uzanyereka ukuboko kwawe. maze rero gatanya si uwo muti, kuko indwara si ukutumvikana ahubwo murwaye kutumvana. munyumve neza, kumva namvuga si ugutegutwa ngo kanaka aravuze ngo ubwo nanjye ndaje musubize. kumvana ni ukuza ukamenya ko umuntu mubana ari undi muntu uri wowe nawe akaba nawe undi. bisobanuye neza ko mutandukanye nubwo mwemeye kuba umwe. bivuze iki? ufite ukuntu wumva ibintu akagira ukundi abyumva kwe. ibyo ntibyakabaye impamvu ngo mujye babinjiranyemo mwivemo ngo reka nanabizanye nanashaka undi apfuye bwacya ndongorwa n'ubareho ntawamenya. ngo burya kari mu nda y'ingoma iteka uzakabirwa n'uyibamba. rwose bamwe bibeshya ku bukwe batibura nitujya mu murenge tukanabihamya mu rusengero bizabe bibaye nta rundi rubanza. ngaha zibeshya nsuzugura rore ngo ndamugeza yose. urugo sinzi y'ubushakashatsi ngo buri umwe abeho ashaka kuvumbura undi. bavandimwe, umubano wose uva mu mishyikirano. maze rero ndabibona mwari muje kugabana ibyo mutunze mwabiteye imirwi. umwe ati ndahera ku byo nyina namutanzeho inama z'ubukwe nateguye ku bwe, undi ati nanjye byabukwa. harya ubwo abana bo barihe? bana bato, ababyeyi tunyura muri byinshi mutamenya ubu. kuba mama na papa batabanye neza ntibikababaze, kandi uramenye ntuzagire uwo urenganya muri bo. byose babikoze ku bw'ineza yanyu. ni utuntu duturebye batarakemura. uko ugenda ukora natwe ntitugwengere uzagenda utwumva sibyo? ngaho ni mujye hanze mube mukina natwe turaje. yego. maze rero imiryango muri aho urugo rwubatswe n'impeta ikaba ishingiro rya byose. nta mubano mbere ya byose iyo ruhiye rusenywa n'inyundo. umubano ntiwongeye kuzabaho ukunda ari uwiyeguriye ukamubura ndetse n'urukundo ukaruhorwa. nibyo koko mu rukundo turakina, yewe ni byiza gutera ubuse, gusa burya urukundo si imikino. bibaho ko wakunda undi muntu warubatse urwawe ukita rusange mu ngo ziri aha, ntihagire utera abandi ibuye. gusa abashakanye bumva handabahana rwose, uwo mwabanye mushakana kandi umukunzi. nyine igihe kiragera utazi gutya amatsiko agashira, yewe ukanumva washakira ahandi, burya naho bitinze byakugendera uko. gusa hamwe kuke mu nyumve ndabahana rwose, niba mutarabyara ajye wubaha isezerano. impamvu nyamukuru ubundi yo gukora ubukwe niyo. aho wagiye utubwiye wavayo tukakubaza kuki, gusa aho utabaye naho ntibibe impamvu. niba mwarabyaye icyo nacyo ni igihango, naho urukundo rw'ukuri rwo ntirwabaho iteka. burya fiyansa yose bisa no kwibira amazi, kwinyuramo neza bibera nko gufunga umwuka. burya yageze mu rugo ufungura wose, imyenge ye yose uzigatangira igahitisha. urabiba riteguye utazatungurwa rero. burya ubana n'umuntu uzi ngo ni imikino, ejo umwana yatezamo akabazirikanya kubwo ntuba ukemerewe kudomo ku rungano. bakubona bati dore papa ntuzi, wanabikora ni kwa je kwa purabasi. bisa no guca ubunobera aho wari usanzwe wingingwa. bagabo kwirirwa na bukira udacuye n'ubundi butware. maze rero mugabo, wihiguta urugo rwanjye ruzabe nk'urwa kanaka, wowe menya urugo rwawe by'urugo rwawe, naho ibyo kuba umugabo w'ubyihoreye n'ubundi butware. abari mu ngo bose ubona si uko bose ari abagabo. hanze hari n'imbwa zigirwa abagabo n'ingo, ku buryo umugore yisajije ati mvuze ngo iki ikibana cyasubira gusega. bakuru muri aha, aho we together. umugabo utabeshya ntiyubaka urugo, kandi umugore uhoza ku nkeke umugabo we niwe ubwo umwahura ubwo burumbu. gatanyiye umwumva si yaba gusa, nuko aba wenda aribo byaturitse. gusa ingo nyinshi ntaha mubona zubakiye ku mabanga, ku buryo Imana yo guha ibisenge. umugana wa muhungu warunguruka muti nzoga ejo, gusa wanga koga none ejo ntutinde kunuka. nuko zubakwa my dear, n'ingo nke hanze hazibayeho neza, babayeho baticuza umwanzuro wabo wo guhitamo kubana ubuzima bwose. gusa ku bana biraryoheye imbikubwire, burya bwose ikigura n'intangiriro. nta muntu n'umwe wifuza gusazira mu bana batarabe. buri musaza wese yishimira gusazana n'umukecuru we. maze rero ushatse rimwe ntabacumuye, niba kubunga mubona byanze nimubaha icyumba babiganireho, bibaze gatanya niba ari wo muti. niyanzurwa bategura invitation bongera batumira babatahiye ubukwe. ari uwakoye akororwe, uwarongoranyije arongororwe. ayo twatwerereye bayateranyirize, bishyure buri muntu wese watwereye. nta hantu wamenya wasanga yari umushinga, yari umutwe wuzuye badutetse.
bagashaka kutugira igishoro. Erega ibyo bashaka kugabana natwe harimo ibyacu. Maze ibindi rwose agahinda gake uboshye upfushije umusambane wa nyina. Ndi se wabo nitanze inzu babamo. Nanjye ndi Marene nitanze imodoka bagendamo. Nanjye bansubize nk'ebyiri nabahaye, wenda izo zabyaye bagende bagabanizo. Ibitenge ibyo bitatu musazi imwe na wax ebyiri. I'm sorry. Natanze ibihumbi byanjye 100 muri groupe y'ubukwe bari bakoze. Niba nibuka basarujemo miliyoni 7. Okay, muceceke. Papa Ruku, Mama Ruku, none murabitekerezaho iki? Ngewe rwose ndashaka kubaka kuko iyo mitungo yose uko muyivuze. Mucamanza rwose rero n'ubundi ubusanzwe mu kinyarwanda ntazibana zidakomanya amahembe, ariko umugabo wanjye burya nsanze mukunda ahubwo ntari icyo mbura. Ubugabo butisubiyeho rwose ubyara ububwa, nubwo iby'ubugore ntaramenya byo, gusa nyuma y'inama mutugiriye mwemereye kwisubiraho rwose. Niyemeje kwicarana tukubaka tukirera abana Imana yaduhaye kandi rukundo. Musabye imbabazi Papa Ruku. Karame rukundo rwanjye. Unyibukije iminsi ya kera y'ubuto bwacu, ukinyita uwawe nkwita uwanjye, ubundi tukagenda mu nzira twifataniye agatoki, abatubonye bati ni abasazi. Uwasaze ubundi yasara ibyo. Maze rero rukundo rwanjye, ibyaha nagukoreye byose ndabyanze, uko binteranye nawe bikadutandukanya, ari we muntu rukumbu nzi mu nda no mu mugongo. Nanjye ibyaha nakugiriye byose ndabyanze kuko binteranya nawe bikadutandukanya, ari wowe rukumbi unzi mu nda no mu mugongo. Erega ndagukunda cyane mugore wanjye. Nanjye ndagukunda cyane mugabo wanjye.